abana babuze ibyo barya, kambisunge ndebe bwoko bazi agace ka Kanama hahande bavugaga dushobora guhungira tukabaho. Ntibyatinze, byabaye mu masaa 11:15, ariko icyo gihe abantu babaga batari baza guhiga cyane mu Gishwati, bari bakirya inka z'abatutsi, bakiruka no ku batutsi bari bari mu Masaka n'ahandi no muri za Gishwati bagabana inka z'abatutsi. Ndahegera numva akana karira, ngira ngo nibura ndabona umuntu mubaze n'inzira abantu bahunganamo bagana Zaire. Narahageze mpura n'akaga gakomeye cyane. Nasanze ababyeyi barenga 20 batangiye kubora, utwana tw'impinja turi kuburira. Ndahegera gatoya, icyo gihe nta muntu ntabwo yagifite n'ubwenge buri hamwe. Ndahegera gatoya, ubwana bumbonye nsotsotse mu mukingo, burangije bukambakamba bunsanga. Negereye ba nyina, bona barabuze, nta n'umwe wambaye, barabacuje. Naho hatari horoshye ubuzima uko bwari bumeze. Amaze iminsi ngahe njyana bita ku Cyeshero. Twagize amahirwe rero, niko navuga, kandi akomeye. Nge ntabwo na strugglinze cyane mu buzima bw'Igoma, kubera abantu benshi bagiye bicwa na korera, yemwe banywa n'ikivu, kubera naho mu Kivu hari intumbi zavaga ku Kibuye zikatugeraho hariya. Nari mfite mama wacu, ariko isabato ndabyibuka, ku wa gatandatu uko badeve babyita, hari mukuru wanjye ukwa mama wacu witwa Kamari, n'uwo araha yicaye hariya inyuma ya ministre, araza nawe yakiri muto. Ndashimira n'imiryango yacu cyane yari tuye mu kibazo cyitwa Zaire, aho mutemeye ko tunywa amazi y'ikivu, mugakoresha uko mushoboye. Nk'iyo nkora amaraso yitwa Bakiye na Safari Joseph mwene Sebikobera batuye mu Gahinderezo, akaba yarakuriye na Sederi, uwo nyakubahwa yavugaga, birirwa bavuga warafunzwe kandi afunzwe n'ibyaha yatumariye abantu. Harimo umunyeshuri witwa Pari na Nkunzu Rwanda bari batuye hano muri aka kagari twegeranye. Yahoze yarahungiye mu cyahoze ari Zaire. Mwatureze igihe bari batwirutseho inkoramaraso. Abaturage b'akarere ka Rubavu na Nyabihu, nitwa Claude Munyaneza, mvuka muri aka karere ka Rubavu mu murenge wa Kanzenze, mu kagari ka Nyaruteme, mu mudugudu wa Kabiri. Ndagira ngo mbagezeho ubuhamya bumwe nabayemo, n'ubundi amateka ababyeyi banjye bambwiye. Jenoside yakorewe Abatutsi Remere. Ariko mbere gato ndahera ku mateka ababyeyi bambwiye, akaga bahuye nako kuva kera muri 59. Muri 59 nari mfite sokuru witwa Munyandekezi Augustin, yari umwarimu hano kuri Busasamana, ubu ni umurenge wa Busasamana. Ari umwarimu yigisha abanyarwanda bose muri rusange, abaha ubumenyi. Aho yatotejwe arameneshwa, bamuha amasaha 24 kuba avuye ku butaka bw'u Rwanda. Yarahunze ajya mu cyitwa Zaire, ku buryo mu rugo bashatse n'uburyo bashaka amafaranga
ubagurisha inka baziteza cyamunara ku giciro kitari cyo, kugira ngo amasaha yari asigaye ari make bari bamuhaye ngo bataza kumwicira muri uru Rwanda. Yasanze mushiki we ahungira intumbi, aho nawe yarameneshejwe mbere yaho uko batotezaga Abatutsi. Agezeyo ukuntu bari baramugiriye nabi, aregeze intumbi abirinduye amaso abonye ari kureba imisozi y'u Rwanda, abwira mushiki we bamushakira itike na muramu we agende kugira ngo nawe atazongera kureba imisozi y'u Rwanda kubera akaga yarahuriyemo nako. Barabikoze, aragenda aje Kinshasa, arakomeza ajya Congo Brazzaville. Akababaro gakomeye nuko atabonye uko agaruka ngo aze muri uru Rwanda. Yasaziyeyo kugira ngo abamwirukagaho nibura nawe babwire yuko ageze mu Rwanda rwiza. Byarakomeje iwacu bakomeza kuhatoteza babaza n'ubundi iyo yagiye. Bigeze muri 89 hari data wacu wakurikiraga papa witwa Busani ugira shebuja. Yari umuntu ukarishye cyane, bahoraga aganira na sokuru amubaza icyo umwana nyina yazize, aramusobanurira. Nawe icyo gihe baramumenesha, ajya we yambuka muri Uganda, aragenda aje gufatanya n'abandi bashakaga kubohora igihugu, ariko we yaguye ku rugamba nk'abandi, ari nacyo cyatumye tuba turi aha ngaha. Nihuseho gatoya, ngeze muri 90 igihe urugamba rwo kubohora igihugu rwari rutangiye, hano iwacu mu gace ka Bigogwe habayemo akaga gakomeye. Batangira gutoteza Abatutsi cyane, bamererwa nabi. Urugero ni nkaho ku itariki 6 z'ukwezi kwa 10 muri 90 abasirikari b'abagome b'inkoramaraso babaga hano muri iki kigo cya Bigogwe twari duturiye, baramanutse baza hano kuri Nkamira, bajya mu rugo rw'umubyeyi Muhikirarora, baza bavuga yuko haraye abantu. Ibintu byabaye ku manywa y'ihango, ariko bitewe nuko uwitwa Barayagiza Jean Bosco atuye hano, yabaga aje iwabo agasiga bibyemo ingengabitekerezo, ababwira nuko abanyabwenge b'Abatutsi bose bagomba kwicwa. Muhikirarora n'umuhungu we Safari na mama wa Safari barabafashe icyo gihe, babajyana hano mu kigo cya Bigogwe, barakubitwa bamererwa nabi. Basangayo umusaza Rudodo, basangayo umusaza Mwanga Kurutwa, bose bari batuye hano muri secteur ya Kanzenze. Basangayo umubyeyi Karuhijima wari utuye mu murenge wa Cyambara. Basangayo n'abandi Batutsi bari bakuye mu bindi bice, mu yandi ma secteur yaragize komine ya Muturu. Barakubiswe bamererwa nabi, bagera igihe Burugumesitiri Ndabarinze wari uyoboye yagerageje gusa n'ubakurikira ngo bavugire, ariko biba by'ubusa, nabo batangira kumwijundika, bigera naho bamukuye ku buyobozi kubera kudafatanya n'izo nkoramaraso z'abagome. Ntibyatinze muri 91 n'ubundi hano mu kigo cya Bigogwe babyutse barasa, batangiye nko mu saa 9 z'ijoro, barasa hejuru. Bamaze kurasa, ariko n'inkinamico bakoraga kugira ngo babone imbarutso n'ubundi yo kwica bene wacu. Tariki 5
z'ukwezi kwa kabiri muri 1991 nibwo iyo nkinamico bamaze kuyikora batumije abakonseye. Icyo gihe hayoborwaga na majoro witwa Boy, nawe yayoboraga ikigo cya Bigogwe. Batumaho abakonseye ngo bakore inama kubera inkotanyi zaraye zibateye, ngo kandi izo nkotanyi zabateye ziri mu mago ya bene wabo. Batumyeho konseye wa Kanzenze, konseye wa sekiteri ya Nyaruteme, konseye wa sekiteri ya Mudende, konseye wa sekiteri ya Mugongo, konseye wa sekiteri ya Nyamirango na konseye wa sekiteri ya Cyambara, ari nazo zari hafi y'iki kigo cya gisirikare. Icyo bababwiraga nta kindi ni uko bababwiraga ngo bice abatutsi, nibo baraye bateye mu kigo cya Bigogwe. Ariko nyakubahwa minisitiri, yari inkinamico bakoraga kugira ngo babone uko babica. Gumbarutso bishe veterineri wa komini ya Mutura witwa Karisa, bica Segafunga, bica umuhungu we Semitaga kuri iyo tariki. Barongera bijija kwica umusaza witwa Bihubi Samuel hamwe n'abantu b'inyamirango. Inyamirango ni nkanga muri akagari kano kagari twicayemo, n'ubundi yahoze ari sekiteri ya Nyamirango. Aho inyuma muteye umugongo niho abatutsi bari batuye. Umusaza witwa Bihubi abonye bazanye impiri zirimo imisumari, bazana ibisuti, bazana imipanga, bazana n'izindi ntwaro nyinshi gakondo bagiraga ngo babicishe. Bari batuye ahantu ku gasozi. Umusaza abwira bene wacu, bazana n'abasirikari. Icyo gitero cyinshi cyari giturutse muri Kanama, abandi baraturutse hano mu Cyambara, abandi bari baturutse mu Gahenerezo. Bageze aho Bihubi abwira abasore bari bahari, bari bafite inkoni, bafite n'amacumu, ari kugira ngo birwaneho. Murumva ko byari bitangiye kera. Bararwana. Bageze aho umusirikare abwira Bihubi ngo nashyire inkoni hasi aze. Umusaza Bihubi aramubwira ngo ntabwo ashyira inkoni hasi. Bahita amusingira. Yari amaze kubona ko ntamaze gukubita ababyeyi. Bihubi amukubita inkoni y'ikiganza, amutera n'icumu, imbunda igwa hasi. Kubera batari bazi kuyikoresha, bakomeza kwirwanaho n'amabuye n'ibindi. Babasirikari bari baraho barambika imbaga, barabarasa. Batabaza mu kigo cya Bigogwe ngo noneho za nyenzi zateje ubundi zabonetse. Ikigo kiraza cyose, bazenguruka Nyamirango, bazenguruka Nyaruteme na hano mu batutsi bo kuri Ndoranyi. Abatutsi baricwa, barahatikirira. Abirirwa babeshya rero ngo indege ya Habyarimana ngo yaraguye imaze kugwa, jenoside iraba. Nyakubahwa minisitiri, ntabwo ari byo nk'uko mubizi, nk'uko munabisesengura. Icyo hari muri 1991. Abantu batumaze b'inkora amaraso batwiciye abatutsi, bakabica urupfu rubi. Muri icyo gihe muri 1991 n' 1992 byatubereye umwaka w'amaraso. Harimo Hakizimana Boy ari we wayoboraga ikigo cya Bigogwe kuva muri 1991 kugeza muri 1992. Ari we wikishije abatutsi benshi ku buryo bari barashizeho za bariyeri hano kuri Nkamira, hano kuri Mizingo. Umuyobozi w'akarere yababwiye na za Kora mu Gahenerezo, ku byapa bijya kuri kaminuza ya Mudende, nta mututsi wari ukihanyura. Guhera icyo gihe muri 1992 nta mwana w'umututsi wari ukijya ku ishuri, nta mubyeyi w'umututsikazi wari ukirema isoko. Bose babaga mu rugo batunzwe no kwigura. Byose birazwi.
hari nyuma ya Boyi Hakizimana hari na Colonel Nzongize Alphonse, niwe wari uyoboye ikigo cya Bigogo muri 1994 asimbuye Boyi. Colonel Anatole Nsengiyumva, hano nyakubahwa ministre, uyu ni wari ushinzwe operasiyo nyinshi nk'ahantu kuri ADPR ya Kabumba, mu nsengero, mu rusengero rwa Cyambara, mu rusengero rwa Bweramana, muri kaminuza ya Mudende, muri kiliziya ya Busasamana ndetse no ku Nyundo. Uyu Anatole Nsengiyumva niwe wari ufite ibitero bikomeye, yagendanaga za grenade crimogene, yarangiza abo maze kwicira mu nsengero babona bagateramo grenade crimogene kugira ngo imyuki barye batsamure, noneho babicisha impiri n'imipanga. Ahantu y'umugongo kuri Mizingo habaga adjutant chef witwa Ntamaherezo, niwe watoje interahamwe zaduhize mu gihe abatutsi bari bahungiye hano muri iri shyamba rya Gishwati, bahigisha imbwa, bahigisha abatwa, yemwe bahigisha n'ibindi tutamenyaga, ku buryo bavumburaga n'abari bihishe mu bikuka. Hano twari dufite burugumesitiri wasimbuye Ndabarinze yitwaga Berekimasi Bakiye. Muri 1993 yakoze, nubwo n'ubundi yari umugome, ariko yakoze ubugome ngarukiracyaha. Hari abatutsi bene wacu bari barameneshejwe bavuye mu Kinigi, abandi barabonye ko bahunga bavuye hano mu Bigogwe, abandi baraturutse muri Karambo na za Giciye bahungira mu cyahoze ari Zaire. Hari inkambi ahantu bita ku Cyeshero, abahazi, ni hariya Igoma, umuntu amanuka ku Gituku, aragenda aja gusansibiriza abantu cyagiye cya Arusha ngo amahoro yabonetse, ngo ntibagaruke basubizwe ibintu byabo. Ikibabaje giteye agahinda, abantu baraza bamaze kugera hano, abantu bagarutse bose muri jenoside, bose hari harabaye barura, bose nta muntu n'umwe wasigaye, bapfa kandi bari barahunze. Uyu ni umugabo, niba namwita, ariko ntabwo ari umugabo, kuko umugabo yiswe umuyobozi akunda abaturage be, ntabwo ari umugabo, ni inkoramaraso y'umuhutu yatumariye abantu. Nyakubahwa ministre, mu 1993 hari za komisiyo zishinzwe ikiremwamuntu zahoraga zitabaza yuko mu Bigogwe, Kibirira na Bugesera hari kubera jenoside. Haje komisiyo yari ivuye hanze, yari ije kureba cyane cyane ibyaberaga muri Kibirira, ibyaberaga mu Bigogwe ndetse no mu Bugesera. Yaje hano mu cyahoze ari komine ya Mutura iza tariki 14 z'ukwezi kwa mbere muri 1993, iraza iza kureba ahantu bari biciye abantu, cyane cyane yaje kureba hano mu byapa bijya Mudende aho bitwa Tamusi y'ishuri rya Kanzenze, hiciwe abatutsi benshi bicwa muri 1992. Icyo gihe indege itaragwa, batarahanurwa. Abantu buri gihe bazana ibintu byo gupfobya n'ibindi, ngo abatutsi bishwe ariko indege ya Habyarimana yahanuwe, ntabwo ari byo. Hishwe abatutsi, hari uwitwa Kambari, hitwa Kanyamagare, hitwa Businda, hitwa Shema, hitwa Kanyundo. Aba batutsi bose biciwe hara mu byapa bya Kanzenze kuri bariyeri, n'abandi benshi bashyirwa mu cyobo kimwe. Iyo komisiyo yaraje irabisuzuma, irabireba, barahaboneka.
abo batutsi, irakomeza ijya kureba abatutsi bicirwaga iriya ku Mugongo, basanga uwo munsi n'ubundi abatutsi bari batuye muri segiteri ya Mugongo n'iya Mudende batwikiwe, bashyiriwe inkambi hariya kuri kaminuza ya Mudende. Ubwo babazaga burugumesitiri bakiye ati ese ko hari inkambi mu gihugu y'abaturage ni gute, byatewe n'iki? Yababwiye yuko abatutsi bitwikiye kugira ngo basebye igihugu. Ibyo rero ni ibintu twabayemo kandi twabonye n'amaso. Tariki 13 z'ukwezi kwa 1993 abatutsi b'abanyeshuri bigaga muri kaminuza ya Mudende bavukaga hano mu murenge wa Kanzenze bagiye kwicwa n'iyo nkoramaraso yitwa Bakiye na Safari Joseph mwene Sebikobera batuye mu Gahinderezo, akaba yarakuriye na Sederi uwo Nyakwame yavugaga, birirwa bavuga warafunzwe kandi afunzwe n'ibyaha yatumariye abantu. Harimo umunyeshuri witwa Pari na Nkunzu Rwanda bari batuye hano muri aka kagari twegeranye, Hakizimana Nason n'Uwizeyimana. Kugeza ubu abo banyeshuri nta nubwo n'imibiri yabo twayibonye nibura ngo tubashyingure. Byarakomeje muri 1993 n'ubundi icyo gihe abanyeshuri aho twigaga hariya Ukanzenze n'abarimu baho, harimo abarimu bitwa ba Kavumende, harimo bitwa ba Rukara, abanyeshuri guhagurutswaho hari nk'ibindi byose mu gihugu. Ariko ikintu cyari kibabaje, umunyeshuri ntabwo yakoraga ikosa nk'ahandi. Abatutsi birirwaga bapfukamye ku mabuye y'amasarabwayi bafite n'amatafari mu ntoke mu biganza byabo. Muri 1994 rero habayeho finale. Nk'uko nababwiye twari dutuye hano muri uyu murenge, tariki 7 mu gitondo saa 11 twarabyutse dusanga urugo baruziguje, cyane ko iwacu hariho nko urugo rwifashije no ku wundi musaza sokuru hirya. Abenshi barazaga bakabaha amafaranga, rimwe na rimwe bagasubirayo. Ariko kubera twari dufite data wacu undi wigaga muri Nyemeramihigo, koleji Nyemeramihigo, nawe baramutoteje aratorongera aragenda. Ariko abasirikare twari duturanye bari bariganye bakaza baza kubaza ngo mbe Kamenge yagiye. Muzehe akabaha amafaranga kugira ngo basubireyo bateye kubikomeza. Ariko nyuma gutungwa n'amafaranga biza kuvaho kubera bataremaga isoko, wajya kuremesha inka bakakugenera. Nyuma icyo gihe mu gitondo turabyuka dusanga urugo baruziguje, abafite impiri, abafite imbunda, abafite amagrenade, batera grenade mu nzu nshya y'umusore data wacu wari umaze igihe gito arongoye. Harimo ababyeyi ababyeyi batoya bari baraye kubera abantu bararanaga ubwoba. Birangije abantu baratatana. Icyo gihe hari itumba ry'amasaka, ariko kuri uwo mugoroba hariya mu Cyambara na hano muri Kanzenze begereye ikigo hafi za Mugongo na za Mudende, ikirere cyari cyaracuze umwijima kubera imyotsi, amazu batwitse. Icyo kanya ngewe nahungiye manuka ngana mu cyahoze ari komini ya Rwerere, habaga itumba ry'amasaka kubabizi n'ikintu bita imbingo. Ndakomeza ndamanuka kubera imbunda zari zibaye nyinshi, amagrenade, induru, bari kwica abantu. Ndamanuka mpungira ubu ngubu ni mu kagari Kagora, nirirwa mpihishe, ndahihisha burira. Habaye mu masaa 3 z'ijoro ndagaruka kubera muri 1992 bari barishe abagabo gusa n'abasore, ababyeyi n'abana barabareka. Ndagaruka ngo nze kureba nibura ko bishe abagabo
n'abasore nibura ko abakecuru n'abamama n'impinja nibura ko bahari. Naragarutse nkihagera ku nzira igana iwacu nsanga aho babagiye inka, nsanga intumbi ziruzuye, hari nijoro ngenda mva ku ntumbi no mu masaka yo munsi y'urugo, noneho mbona n'umuriro waragutwikaga ukiri kure. Ndamanuka njya ku muhutu papa yarahaye inka witwa Sebacunzi, ngezeyo ndinjira ndababwira ngo muraho, ntibanyikiriza. Arangije arambwira ngo arega Rutaganya, ngo none se ko iwanyu bose babishe, ngo ko babishe bari kubarura ngo ko ari weho babuze, kandi uje kunyicirishiriza umuryango. Ahamagara abahungu be kandi nabo bari hano, banjyana ngo reka banjyane kwa Nyumba Kumi. Banjyana kwa Nyumba Kumi yitwa komini, bari waratumariye abantu, ariko nsubiye inyuma aho muri urwo rugo bitwa ngo bari inshuti, nasanzeyo ibintu by'iwacu basahuye byose niho byari biri. Zimwe no mu nka z'iwacu bari barasahuye nazibonaga aho ngaho. Ndagenda ngeze aho kwa Nyumba Kumi bari banjyanye witwa komini, yarakatiwe bari Nyakiri, bamukatiye imyaka 30. Birangije aravuga ngo reka nawe njyane muganirezo kwa Safari aho biciraga abantu kuri iyo bariyeri. Baranjyana baranambikana, duhura n'interahamwe yitwa Pasi n'indi yitwa Niyonzima, bari bagiye kunywa inzoga mu kabari k'umugabo witwa Ntaneza nawe ari hano. Umugabo aravuga ati se ko twashe turi kubarura, uyu we yayihishe hehe ko mutatubwiye? Ahita ankubita umugeri wo mu mbavu ngwa mu masaka, noneho bahita binjira mu kabare bandindisha umuhutu wari uhari ngo baraza kuntambikana bagiye mu gahenerezo. Uwo nawe bagiye kumusomya ku nzoga, aragenda aje gusoma. Noneho ngewe ndiyandayanda nyura mu masaka ndabacika, ndakomeza njya kurara mu gihuru cy'urubingo kiri hirya kure yaho batari bari kunywera. Bwarakeye icyo gihe hari ku wa gatandatu, abadive bita isabato. Ndagenda aho iwacu basengeraga mu rusengero rwa Nyaruteme, ruri mu kagari ka Nyaruteme n'ubundi mu mudugudu wa Kabere hano hepfo hamwe n'uganirezo. Ninjiye abadive bari barimo bose barakangarana, abari bicaye imbere n'inyuma. Noneho umusaza witwa Saratiyeri Ruhoze yari umukuru w'itorero, n'undi mugabo witwa Ndayambaje yari umuririmbyi. Baramfata banjyana aho bita mu rwiherero rw'abadive, ahantu bajya gukorera imihango bagiye kuza kubwiriza. Bamaze kunjyanamo, abo bita abakirisitu kandi atariho bariruka bajya mu gahenerezo rwari ruri hafi, bajya kubwira interahamwe yuko wa wundi babuze kuri ya liste bo bicaga yabonetse. Uwo mugabo w'umukuru w'itorero yitwa Ruhoze ahita banyuza mu idirishya ry'urwo rwiherero, banyuze inyuma, nirukira ahantu bita ni mu Mbingo. Nyuma arakomeza ambwira yuko negerayo bataza kugira. Mu minota mikeya